urakoze kumvise gutabara, maze ibihe bizaza, ibi bihe bigoye abagenzi, komeza utwikomezeho. Ijambo ryawe rirambwira ngo wikomejeho abantu bawe, natwe nutwikomezeho. Tugiye kumva amagambo yo mu gitabo cya Daniyeli ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayire, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo, bazarokorwa. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. 3 haranditse ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo uwo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku gukiranuka cyangwa se ku bukiranutsi bazaba nk'inyenyeri iteka ryose, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli ibumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'imoso kw'ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati gendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, bazashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Nuko igenere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ikomeze ihabwe icyubahiro, ihimbazwe ko ijya ivugana n'abantu bayo ikabamenyesha ibyenda kuba ndetse n'ibizaba mu gihe cy'iminsi y'imperuka. Daniyeli rero yagiye mu iyerekwa, Imana imuhishurira ibintu bikomeye. Rero tumaze kumva amagambo Imana yahishuriye Daniyeli. Hanyuma rero tumaze kureba neza muri iki gice cya ibice 12 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 13. Iyo turebye kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3, batubwiramo marayika Mikayire. Uyu ni umumarayika mukuru uhagararira cyangwa se uzahagurukira kurengera abera mu gihe cy'akaga gakomeye. Kandi nyine uyu marayika Mikayire ahagarariye urugamba rw'umwuka abera barwana muri iyi minsi y'imperuka. Bavandimwe, mbibutsa ko igihe cy'iminsi y'imperuka tukirimo cyadusohoyeho, cyarageze.
muri iki gice cya 12 rero kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 hagaragaramo ngo ko hazabaho igihe cy'umubabaro utigeze kubaho. Aka ni akaga gakomeye kazabaho ku bantu. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ngira ngo ni umurongo wa 24, ngira ngo ni igice cya 24 umurongo wa 21 kugeza kwa 22, aho bavuga ko hazabaho akaga, bizaba ari mu bihe by'akaga. Yego, isi muri iki gihe n'ubundi yuzuye intambara. Niyo mpamvu ndimo mvuga ngo ibihe byadusohoyeho harimo indwara z'ibyorezo zidashira, izabayeho za covid n'izindi zizaza. Hariho inzara, hariho ubwicanyi, hariho kurwanya abera cyangwa se kurwanya itorero rya Kristo. Birumvikanisha neza ko igihe cy'iminsi y'imperuka cyadusohoyemo. Ngo abanyabwenge bazagwira. Hari abanyabwenge b'uburyo bubiri: abanyabwenge bumvira Imana, bafite ubwenge bw'umwuka wera. Hakaba n'abanyabwenge bw'iyi si cyangwa se buzanwa na Satani, haribo bagenda bakwirakwiza nyine inyigisho z'ibinyoma bahakana Kristo. Yego, kandi ngo abahindura abandi kugukiranuka. Ni ukuvuga ngo niba ufite ishyaka ryo guhindurira abandi kugukiranuka, nta kabuza uri umunyabwenge bw'umwuka wera. Yego, noneho hazabaho icyo bita kurokorwa ku munsi w'amateka. Abubashye Imana, abakoreye Imana, abumviye umwuka wera, abumviye Kristo, abamwizeye bakamukurikira, tuzagororerwa, tuzarokorwa. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Hazabaho icyo bita umuzuko. Ni ukuvuga ngo umuzuko ni ku bapfuye. Abapfuye ari intungane, abapfuye ari inshuti za Yesu Kristo, abapfuye ari inshuti z'Imana, aho bazazukira kubona ubugingo. Ariko nyamara hari abazazukira urupfu rw'iteka, abo ni abasuzuguye Imana. Hanyuma umunyabwenge ninde bavuga hano muri ibi bice bitatu? Ni ukuvuga ngo bavuga ko ni umuntu ushishikarira gufasha abantu benshi mu by'agakiza, ayobowe n'umwuka wera. Birumvikana, Imana ishimwe. Hanyuma uyu murongo kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7 baratubwira ko Daniyeli yasabwe kubumba igitabo. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe cya Daniyeli yerekwa ibi bintu, ubuhanuzi bwari butarasohora, ubuhanuzi Imana yari imuhaye bwari ubuzaburira abantu muri iki gihe tugezemo. Imana yo mu ijuru ikomeze idushishikarize cyangwa se iduhe umwuka wera usabye, ububyutse busabye mu itorero, kugira ngo abera bakomeze bamenye neza igihe tugezemo. Nubwo ubwo buhanuzi ku gihe cya Daniyeli bwari butarasohora, byari bizaba yarari kwerekwa, ariko uyu munsi byadusohoyemo. Iyo usomye neza mu byahishuwe, mu gitabo cy'ibyahishuwe, ubona neza ko ibihe byadusohoyeho. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwatugezemo, imperuka iri hafi. Iyo turebye ngira ngo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, ngo umutwe w'amagambo uvuga ngo ni ubuhenebere mu minsi y'imperuka. Hatubwira ngo iki? Hatubwira ko igihe kizaza mu minsi y'imperuka, aho hazaba habaho ibintu bitoroshye kandi bikomeye, aho bavuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ngo kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagirirana urugomo, kandi badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Imana idutabare. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni ukuvuga ngo Imana ikomeza kuburira ubwoko bwayo mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo
abarokoka cyangwa se abana b'ubugingo bakomeze bahumurizwe, bakomeze bahabwe amakuru. Nanjye rero nkuzaniye aya makuru, ava ibwami, ava mu ijuru, ngo nawe uyu munsi wongere witekerezeho, umenye ngo se abameze batyo mbatera umugongo, mbese iminsi y'imperuka amenye ko twayisohoyemo, ese abanyabwenge koko ntibagwiriye? Yego. Hanyuma rero muri ibyo bice bine kugeza ngira ngo ibice nyine n'ubundi 12 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7 muri Daniyeli, batubwiramo umumarayika ngo wambaye imyenda y'igitare. Uwo mumarayika ashushanya Yesu Kristo, ari we n'ubundi nyiribihe, ari we wamyeho, kuko Kristo yamye ariho kuva na kera. Abandi muri komantere bavuga ko ari marayika Mikayire, ari we Yesu Kristo yiyerekaniragamo igihe yari ataravukira mu mubiri ngo aze ku isi. Ariko icy'ingenzi ni uko tumenya ko uyu mugabo wambaye imyenda y'igitare ari mu ishusho y'ububasha bwinshi n'ubudahangarwa, kubera ko n'aba marayika bandi babiri, komantere ivuga ko ari marayika Gaburiyeli na marayika Mikayire, barimo bamubaza ngo mbese ibyo ngibyo bizatangira ryari, bizahera ryari? Bishatse kuvuga ko rero abakomanta ko ari Yesu Kristo ariko kuri. Hanyuma batubwira ngo hari aho batubwira ngo igihe kimwe n'ibindi bibiri. Bishatse kuvuga ngo igihe kimwe ni umwaka, n'ibindi bibiri ni imyaka 2 n'igice. Ni ngo ni imyaka 3 n'igice, igihe cy'umubabaro ukomeye cyane. Igihe cy'umubabaro ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe abera bazababazwa, bazakomeza kugira gute? Kubabazwa. Imana yo mu ijuru ikomeze itabare kandi irengere itorero. Hanyuma iyo turebye muri ibi bice 12 muri Daniyeli kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10, tubonamo icyo bita kudasobanukirwa kwa Daniyeli. Ngo nk'umwana w'umuntu, bishatse kuvuga iki? Hari ibintu nk'abana b'abantu tujye tudasobanukirwa bidusiga. Ariko ibyo ngibyo wa mugabo wambaye imyenda y'igitare yarashubije, haravuga ngo rero bumba igitabo. Ahubwo rata umunsi w'imperuka uzwi n'Uwiteka gusa. Ngo hanyuma muri icyo gihe ariko ngo abazatunganywa bo bazezwa, ababi bakomeze gukora ibibi. Nuvuga ngo muri iki gihe tugezemo, nibyo namye mvuga ngo igihe cy'imperuka cyadusohoyeho, harimo kwigaragaza kw'abantu b'Imana, kwitandukanya cyane bikomeye n'abasatani. Nuvuga ngo niba uyu munsi ubutinganyi buhawe intebe, niba uyu munsi ubwicanyi bugaye, ngo uyu munsi niba abantu bemera ko abantu bahuje ibitsina bashyingiranwa, ni ukuvuga ngo ni umugambi ukomeye wa Satani wo kurwanya Imana. Niyo mpamvu abera dukwiye guhuguka tukamenya ko ibihe byatugezemo. Hanyuma urumva abakomeje gukora ibyo ntabwo bafite umugambi mwiza wo kwemera Imana. Abo bagomera Imana rero nibo nabo ubwabo ku munsi w'imperuka bazagirwaho n'akaga gakomeye cyane. Hanyuma iyo turebye kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13, abatubwira iminsi 1290, aho bavuga ko ikizira cy'umurimbuzi kizaba kimaze guhabwa intebe ahari igitambo cyera. Mane dutabare Bakristo, niba muri kureba neza, niba muri kwitegereza neza, igitambo cyera kiri kugenda kimurwa. Abantu Imana yahamagaye bari gukurwa ahera, bari gukurwa mu murimo. Ubutambyi bw'ukuri buri kugenda bukurwaho, bushiraho. Ubu ni ukuvuga ngo abanyamwuka bari kugenda bagabanuka, barwanywa. Itorero riri kugenda rikandamizwa. Hari ahantu mu bihugu bimwe na bimwe utavuga izina Yesu Kristo biba bingana no gupfa, bihwanye no gupfa.
niyo mpamvu aya mahirwe dufite nko mu gihugu cy'u Rwanda turacyafite amahirwe yo gusenga, nibura turacyafite agahenge ko wabona urusengero rufunguye ugasenga. Ubu turacyabona abantu bemera ko bazi Yesu Kristo, abanyamwuka bakaba basenga, ariko hari ibihugu udashobora kubaza umuntu ngo ese uri umukristo ngo akubwire ngo yego. Kubera iki? Aratinya gupfa. Bishatse kuvuga iki? Hari ibintu byinshi byamaze kwinjira mu itorero, ubundi ntibiba bikwiye ko igitambo cy'Uwiteka ntibiba bikwiye ko igitambo cyera cyimurwa, ariko igitambo cyera bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umwuka wera, hatarimo umwuka wera nta gitambo cyera. Umwuka wera uri kuducika, uri gukendera, abantu benshi ntabwo bari kubibona ahari, ariko umwuka wera ari gukendera mu bantu. Ubuhanuzi bw'Imana buri kugenda buzima mu bantu kandi bwahozeho. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso. Haranditse ngo iminsi 1335 ni iminsi yo guhishurwa kwa Yesu Kristo, kuko haranditse ngo hahirwa uzihangana agategereza iyi minsi. Iyo urebye iyi minsi 1290 n'iyi minsi 1335 harimo ikinyuranyo cy'iminsi 45. Aho rero hahirwa ngo uzategereza akageza ku minsi Yesu azahishurirwaho. Niyo mpamvu Bakristo wababazwa, wakena, warenganywa, abantu bakwanga, ibyo byose biragusaba kumenya ko twasohoye muri cya gihe cy'iminsi y'imperuka, aho hazaba ububabare bukomeye kubera. Niyo mpamvu dukwiye gushikama tukaba maso. Hanyuma ngira ngo hari aho Daniyeli asubizwa ko azapfa ariko azazurwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Daniyeli ahagarariye jye nawe, nubwo wapfa, ngo naho napfa, naho ndiho, naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Haleluya! Mana ishimwe, Mana ishimwe ko uzapfa apfiriye mu Mwami Yesu. Hazazurwa. Daniyeli hano Imana yamuhaye isezerano rikomeye, aravuga ngo igendere utegereze umunsi w'imperuka, uzahagarara mu mugabane wawe. None mwene data wowe, dore abantu bari gupfa umusubirizo, impanuka ziragwiriye, intambara ziragwiriye, abantu barapfa umugenda. None wowe uzazurwa nande? Mbese uzahamayo? Uzazurikirwa gukorwa n'isoni, cyangwa nawe uzazukira ubugingo, uzazukira guhagarara mu mugabane wawe? Ndakwinginga rero nugerageze ube inshuti na Yesu Kristo, kubera ko bitabaye bityo wazarimbuka. Yazakubwira ngo mva imbere sinigeze nkumenya. Mana mu ijuru dutabare, sinigeze nkumenya. Uti ko navugaga izina ryawe, ko nabwirije mu izina ryawe, ko naririmbye mu izina ryawe, ko nirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Igisubizo kikaba kivuga kiti mva imbere wankoze ibiwe, sinigeze nkumenya. Ariko akavuga nanone mu byahishuwe ngo komeza icyo ufite, ndaza vuba hatagira ugutwara ikamba ryawe, kandi unesha nzamugororera, nzamuha kwicarana nanjye mu bwami bwanjye, kuko data nawe yangororeye kwicarana nawe mu bwami bwe bwo mu ijuru. Imana idutabare. Hanyuma rero tumaze kumva amagambo cyangwa se imbuzi duhabwa n'ubundi muri Daniyeli ibice 12, ariko reka dufate umwanzuro. Mbese ibi byanditswe turabihuza dute n'igihe turimo? Ni ukuvuga ngo hariho intambara y'umwuka. Mikayeli yakomeza turwanira na Satani. Umwuka akubwira ngo ujya gusambana, ariko umwuka wera ukubwira ngo bireke, birarimbura, rya ruswa. Umwuka wera akakuburira toya,
ibintu nk'ibyo, izo ntambara tuba turimo, marayika Mikayeli yamaze guhaguruka, marayika w'Uwiteka yamanukiye kudutabara. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu twahawe imbaraga z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turwanye Satani azaduhunga, kadukomeze duhatane. Isi iri kujya mu bihe by'akaga gakomeye cyane, kandi abera bari kugenda bibasirwa, itorero riri kugenda ryibasirwa, Satani ararisumbirije, aho abantu abakozi b'Imana basigaye bahaguruka imbere y'abakristo bagaterana amangumi. Ni ikimenyetso cy'uko abera barageraniwe. Niyo mpamvu tugomba kumenya kuba maso, tukamenya kubara ibihe, tukamenya guhuza ibihe, tukamenya ko igihe cy'imperuka cyadusohoyeho, biri kugenda bisohora gahoro gahoro. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya. Ukuri kuri kugenda gucika, kandi abemera Imana barabarwanya. Abavuga izina Yesu bari kurwanywa, sinzi niba namwe muri kubibona. Niyo mpamvu mu izina rya Kristo Yesu tubomagura abadayimoni, tugakubita Satani mu mbaraga za Yesu, tugakomeza gutsinda kakahava. Ngo abakiranutsi barimo gusobanukirwa ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi abera bo bamaze kubucakira. Turi kubona ko ibihe twabisohoyemo. Nahoze mbasomera muri Timoteyo, mwumvise uko bimeze, biriya bihe bireze, tubirimo. Imana mu ijuru dutabara. Kandi iminsi irabaze, iryo jambo navuga turimo dusoza. Iminsi irabaze, umenye ko iminsi ibaze. Byanze bikunze igihe Imana yagenye cyo kuzahishurirwa kwa Yesu Kristo kirazwi, kandi kiri kudusatira, tugiye tugerageza kureba ibimenyetso. Umwanzuro rero ni ukwihana no kwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Kuba ataramwemera, Imana idutabara. Ahari wumvise ubu butumwa, ahari umenye neza aho uherereye, umenye neza ko nawe uri mu bazarimbuka cyangwa uri mu bazahagarara mu mugabane wawe nka Daniyeli. Niyo mpamvu uyu munsi rero mwingingira Imana, ngira ngo utekereze, ufate agahe, utekereze mu mikorere, utekereze mu mivugire. Inkuba zitarakubita, Imana yo mu ijuru itarohereza Kristo ngo aze gutwara itorero, nawe uyu munsi wavuga ngo Yesu mwami w'abami, nanjye naracumuye, nanjye ndi igisambo, nanjye nywa itabi, mu biyobyabwenge, ndi umusambanyi, ndya ruswa, bishe umutungo uwo twashakanye, ndi umutinganyi, nkora ibi n'ibi, nkora uburaya. Imana yo mu ijuru ukayihamagara mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza aho uherereye, uzamure kwizera, dusengana Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu ndasenze kandi nsengeye buri muntu wese wumvise ubutumwa akabwakira mu mutima, akaba ashatse kubana nawe mu minsi iri imbere, aho umugenza wowe muri uru rugendo. Reka rero imbaraga zawe zimumanukire, imbaraga z'amaraso ya Yesu zoza uyu musambanyi, imbaraga z'amaraso ya Yesu zeza iki gisambo, zeza uyu musinzi, zeza uyu muntu urya ruswa, zeza uhisha umutungo w'abashakanye, zeza uyu wari uri mu butinganyi. Mu izina rya Yesu mbaturiye umugisha no gukira. Mwami Yesu nubafate, bafatisha umwuka wera, fatisha urukundo rwawe, maze ubigarurire, ubireherezeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakarama, urakoze, uri nyakubahwa, urakoze Yesu, urakoze mwami w'abami, urakoze kumvise gusenga, urakoze kumvise gutabara. Maze ibihe bizaza, ibi bihe bigoye abagenzi, komeza utwikomezeho. Ijambo ryawe rirambwira ngo wikomejeho abantu bawe, natwe nutwikomezeho. Wumvise ubu butumwa, bakumvira isengesho, reka bagufate bagukomeze, kandi nabo bafate ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Shalom.